Eh, nongeye kubasuhuza bene rubanda dusangiye imana, dusangiye n'igihugu, ariko cyane cyane dusangiye ukwemera. Kuko niba twemera imana, twemera yuko imana ishyizeho amategeko ikadusaba kuyubahiriza, kandi kwemera si ukujya impaka, si ukubanza ukabona ibimenyetso, si mu rubanza. Kandi ayo mategeko y'imana twayahawe mu buryo bubiri. Ukurikiye mu gitabo cya mbere, Ancien Testament, amategeko ni 10, ariko ugiye muri Nouveau Testament, isezerano rishya, Yezu muri ya yandi 10 yayagabanijemo ibice bibiri, kandi ayakubira mu ijambo rimwe yombi. Yahavuze ati mu mategeko uko ari 10, bamubajije bati irya mbere irikomeye, irya mbere ni irihe? Irya mbere ararivuga, ukunde Imana n'umutima wawe wose, imbaraga zawe zose, ariko ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuvuga ngo ukunde urukundo, ukunde Imana, ukunde mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo hari itegeko ry'urukundo rikubiyemo ari atatu. Ya mbere ajyana no gukunda Imana mbere ya byose. Arindwi akurikira arebana n'ibyo gukunda mugenzi wawe nk'uko. Niba tuvuga ko dukunda Imana, niba tuvuga yuko twubaha Imana, twemera Imana, ni ukuvuga ngo twemera ya mategeko tukanayubahiriza. Kuyubahiriza nibyo bigorana. Hari na padiri uvuga ngo mujye mureba, mwumva ibyo mvuga, ntimurebe ibyo ukora. Ariko burya ibyo uvuga ugomba kuba unabikora. Noneho rero bene rubanda, iyo ugendera kuri ayo mategeko, niho nashakaga ko tugera twumva igihugu dushaka, igihugu cyacu ni igihugu cya kindi Kizito Mihigo yaririmbaga ngo ubanze umenye ko ari umuntu, wa muntu wemera mbere y'uko umenya n'ibisigaye byose. Ubanze umenye ko uri umuntu. Niwemera ya mategeko y'Imana, ntuzakenera kumenya ko umuntu ari uw'aha ngaha, ari umuki, kuko Imana irema umuntu yamuremye mu ishusho y'Imana. Niba wemera ya Mana, urebe uri mugenzi wawe, umurebemo ishusho y'Imana.
icyo umukorera umenye ko urimo ugikorera Imana, icyo umutekerezaho umenye ko urimo ugitekerezaho Imana, kuko n'Imana nubikora nabi izagucira urubanza, nubikora neza ntizaguhemba. Nubikora ibyo ushaka uzaba ukoreshwa n'umwanzi, cyangwa se l'adversaire, donc shitani. Niyo ugiye muri bya bindi ngo jyewe ndi umuhutu, jyewe ndi umututsi, jyewe nturuka hehe, ndi uwahangaha, ndi uwoko, uba uri muri logike ya shitani. Umuntu umubonemo ishusho y'Imana, umuntu umubonemo ishusho yawe, ko nusanga ari nkawe, icyo wagombye kwikorera, icyo wagombye kuba ari nacyo umukorera. Niryo rya tegeko rya kabiri ryo gukunda. Impamvu ndimo mvuga ibi nongere mbibabwire, ni uko mu kiganiro cy'ubushize nababwiye, twarangirije aho tuvuga yuko amahoro aba mu Rwanda cyangwa ku isi yose yahawe, ashyizwe mu biganza bya Bikira Mariya bya nyina wa Yesu. Ariko sinashatse kujya kure y'aho ngaho, kubera ko nagiye muri logike ivuga ngo jyewe ndi uyu, jyewe ndi uyu, ntabwo Bikira Mariya muzi, ntabwo ndi umugatolika, nta nubwo ndi n'umukirisitu, bose nyamara Imana yabaremye. Mbere y'uko ngera kuri Bikira Mariya nyakuri, ndashaka kubanza kubabwira, ariko iyo nza kubabwira iby'Imana, ko ntari padiri, simbe pasitori, simbe musenyeri, simbe karidinali, simbe papa, ibyo ndabibabwira nkana, ariko ndemera, nabibabwiye. None si ibindi ko dufite ba padiri na ba musenyeri na ba eveke, wowe urabivuga gute? Inzira yanjye ni ndende, ariko nanjye ubwanjye naje kwimenya, ntabwo hashize igihe kinini bimwe, ntabwo imyaka yari yarenga, yari yagera no kuri 20 kandi gusa. Ariko rero mureke ko nemera, kandi mu amabonekerwa ya Kibeho ndayemera, yatangiye muri 81 na n'ubu aracyakomeza, uretse ko ku mugaragaro atakibera mu Rwanda, ariko ndayemera. Ndashaka kubasomera ubutumwa Yezu yatanze ku itariki, ni agace gatoya mbasomera, ya 20 y'ukwezi kwa gatatu muri 2011. Kari mu Gifaransa,
uzagashakishe aho bazakabona, gashobora kuba kanditse no mu kinyarwanda, gashobora no kuba kanditse no mu zindi ndimi. Mu gifaransa Yezu yabwiye kuri 20:3 yaravuze ati je vais vous le dire encore, le jour où quelqu'un te décourage en allant prier et qu'il te dise et qu'il te dit que ce qu'il fait lui est correct, en ce moment-là, prends ton crucifix et donne un bisou à ton crucifix. Ensuite, dis à l'attention de cet individu, Seigneur, je viens faire ta volonté. Et n'attends pas qu'il finisse de parler, car il sera en train de te dire que ce que tu fais, que ce que tu vas faire, n'est pas bien. S'il te dit que mon enfant, allusion à Valentine ni uwobonekerwa, s'il te dit, je répète, s'il te dit que mon enfant détruit, qu'elle casse les ménages, en ce moment, il sera en train de l'accompagner, car, au contraire, elle se bat pour que les ménages tiennent. Mais, pour que le ménage prenne du poids, tous ces menteurs vont la citer en disant « Oui, même Valentine est au courant. Même Valentine l'a dit. » En ce moment, allez, partez et enseignez. Allez enseigner les nations étrangères comme l'ont fait les apôtres. Mes enfants, je vous aime et ma mère vous aime aussi. Elle vous cajole, elle vous dit des paroles douces au cœur. Moi, par contre, quand je viens, j'ordonne. Aha, itariki ya 20 irarodone ko tugenda tukavuga, tukabwira bose, tukansenya bose, nk'uko ba apotre kera bakoraga. Yabivuze ku mugaragaro. Numbaza ngo ndavuga iki, ndababwira ko numvise ijambo ry'Imana, hanyuma ndaryemera niryo nshyira mu bikorwa. Ariko kandi urambwira uti njyewe ntabwo ndi umukatolika, njyewe ntabwo ibyo bintu by'amabonekerwa mbyemera cyangwa nabizi. maze igihe nigeze kugwa ku nyandiko ivuga plan maçonnique donc y'abari abaframason yo
gusenya kiliziya gatolika yashyizwe hanze mu 1864, ariko iyo article ibyo byanditswe nabibonye muri byasohotse muri article yo muri Réveil du Peuple yo mu kwezi kwa kabiri muri 36. Reka nongere mbasomere mu gifaransa uko byanditse. Calvin était juif. L'autorité juive lui fit confiance et eut l'aide de la finance juive pour dresser son plan de réforme. Martin Luther céda aux influences de ses amis juifs et grâce à l'autorité et à la finance juive, son complot contre l'Église fut couronné de succès. Grâce à notre propagande, iyo ni franc-maçonnerie, à nos théories sur le libéralisme, à notre définition perverse de la liberté, les goyim furent prêts à accepter la réforme. Ils se séparèrent de l'Église pour tomber dans nos filets. L'Église s'affaiblit. Son autorité sur les rois fut réduite à néant. Nous sommes reconnaissants envers les protestants pour leur loyauté à nos desseins, mais la plupart d'entre eux ignorent totalement que nous sommes loyaux. Ni ndende, reka mugarukira, ariko icyo nshaka kugira ni uko plan yo gusenya kiliziya urumva iri muri 19e siècle, mu siècle ya 19. Niba waravutse muri 30 ukaba ukiriho, wasanze kiliziya gatolika irimo ibyo wakonsomye mu iyobokamana byose, wavutse cyangwa se wasanze iwanyu bakora, aho wasanze iwanyu bigira, ubikururamo yenda ukabura ibyo arimo. Ikilize gatolike niyo yabanje, noneho igenda ita amababa, bayitesha amababa gutya 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 gutya. Iyo utaye uvuye kuri Eglise, uvuye ku giti ukagera n'ishami, bararitema igiti cyakomeza. Ariko iyo plan maçonnique mirongo ngahe yashaka kuzadetruiza imaze kuvanamo ayo mashami y'aba Calvin, y'aba Luther n'abandi n'umwami w'Abongereza waje agashyiraho iry'Abangilikani, nawe ni wa nyuma. Abo bose bagendaga bavana igitabo cy'Imana ibintu batashakaga ko abakirisitu bumva, ndetse ko n'ubundi abakirisitu ntibahabwaga igitabo nuza la Bible ngo bayisomere, barabasomeraga, noneho abantu bakura muri iyo myumvire.
ariko kandi uretse n'abo bagiye abo baporoso bose maze kuvuga ubwo abadivantisite n'iki babukundi ukwabo kiliziya gatolika iyo pure yo muri igihumbi magana inani mirongo yavugaga yuko kugira ngo objectifu y'abayahudi ko nibo barwanyaga Yezu kuva na kera kugira ngo izagerwaho ari uko kiliziya gatolika bamaze kubona umusenyeri papa noneho bazagenda bakoze gahunda itangirira donc ikora mpuza formation kuva muri seminaire petit seminaire abana bagiye muri petit seminaire bagatangira kwiga kuzagera uko aho bazaba ba karidino bakaba barize ibintu by'abafarumasi uburyo kiliziya gatolika izageraho itakifite ireme byatangiye ku gihe cya papa ni nawe wabivuze nyine ko biriho byadenonse ibyo ngibyo P9 ariko mwongereho musome igitabo cy'umuhanuzi amfite ni Saint Paul wandikiye abatesaloniye bababwira yuko bababwira ko igihe abantu bazanga kumva ukuri bazaba barakubwiye barakwanga bazaba batarashatse kumva ukuri bababwira abo ngo reka mpere kuri ni tesalonike wa kabiri igice cya kabiri reka mpere ku murongo wa gatatu ngo que personne en aucune façon ne vous égare hazagira ubabeshya muramenye car auparavant il faut que vienne l'apostasie. Il faut que se manifeste l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui se lève contre tout, et contre tout ce qui porte le nom de Dieu ou qu'on adore, jusqu'à prendre la place dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous le disais lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui lui fait obstacle, en sorte qu'il ne se manifestera qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité fait son œuvre, n'attendant que la disparition de celui qui le contrait encore. Alors se manifestera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son apparition. La manifestation de cet impie sera accompagnée grâce à la puissance de Satan, de toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges trompeurs. Il usera
de toutes les séductions du mal pour ceux qui se perdent, faute d'avoir ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Uzaba yaranze gufungurira amaso ukuri, kubona ukuri kureba ko. C'est pour cela que Dieu leur envoie une faculté d'illusion qui les fera croire au mensonge et ainsi seront soumis à son verdict de condamnation de tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité pour se complaire dans le mal. Niba abantu ubwiye ukuri, idini Yezu yashyizeho, donc Yezu yasize idini rimwe arisigira Piyeri, aho yubatse idini. Piyeri yateguye iyo nzira, noneho buri muntu wese akumva afite uburenganzira, yajyayo, yatashaga ntajyayo, cyangwa akajyana nawe kwishakira ibye n'ibiki byose. Ariko igiti kiba kimwe, iyo kivuyeho ukajya gushaka gushinga ishami ryawe, ishami uriho ukajya kurishinga mu mucanga, kandi igiti cyari kirizamutse mu ibuye, ufite uburenganzira. Ariko amaherezo wanze kuguma ku giti wahawe n'ubutegetsi bw'Imana bwo hejuru, warabyanze. Uko wakumva uri mukuru uko ariko kose, uri muri illusion. Shitani nawe aza ari yitwa ange de la lumière, akabeshya abantu bose ngo dore n'intuza ngo arababeshya, kubera ko bashyizwemo ya esprit d'illusion. Iyo uriya azanye intuza ni Yezu, kandi Yezu asize avuga ati bazitwa Yezu, benshi baza babeshya bagira ngo bazitwa Kristo, kuko yavuga shitani azabikoresha. Abantu benshi muzarebe amadini yadutse, ibintu avuga wagira ngo ntabwo bavuga ko ari abakristo, ariko ukuri kuba kuri buno ukuntu. Muri ibi bihe noneho basigaye banatamazwa ku buryo bugayitse buteye ubwoba, usanga barimo barakora ibintu bigisha babihakana. Noneho rero si aho nashakaga kugeraho abantu bumva uwo Bikira Mariya nyina wa Yezu, wa wundi Yezu yababwiye ati nguyu nyoko, burya ni wowe yabwiraga, ni jyewe n'undi uwo ari we wese yabwiraga nyoko, spirituellement. Noneho impamvu muyihe nuko wadahari, noneho aramugusigiye. Ni ukuvuga ngo aramwizeye bihagije, yizeye yuko azarinda abigishwa be, azarinda abamwemera. Aho ni hamwe
ugiye imbere gato mu gihe Yezu yigishaga, cyangwa se nta nubwo muri Luka ya mbere, l'ange Gaburiyeli abonekera Mariya, yaramubonekeye amubwira yuko azasama, undi baraganira, muzarebe Magnificat muri iyo ntuza. Noneho undi ayumvise iyo ntuza ajya kwa tante we, kwa kuzine we Elizabeth yari amaze amezi 3 atwite inda ya Yohani Umubatiza. Akimara kuvuga ati yinjiye aho ngaho, Yohana atangira arabyina mu nda ya Elizabeth. Ibintu Mariya yavugiye kwa Elizabeth, ibyo byanditse muri icyo gitabo cya Luka mu gice cya mbere, umurongo cyane cyane ugira ni uwo 40, ndatekereza muri 48 cyangwa 9, aho avuga yuko bose bazanyita la bienheureuse. La bienheureuse ni ukuvuga yavuze ijambo ry'Imana. Yezu madamu aramubwira ati hahirwa amabere yakonyeje. Yezu aramubwira ati oya, ati ahubwo ati hahirwa uwo ari we wese wumve ijambo ry'Imana akaryubaha, akaryemera kandi akarishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo uwamubwiye ko hahirwa amabere yamwonkeje ntabwo yabyanze, ariko yambwiye ati uwo ari we wese ukora ibi n'ibi, wa wundi uwo ari we wese, aho bavuga bati intungane bwira icumu ya karindwi, wa mutima wo kwemera ukunda ibyo Imana yaguhaye yakubwiye, ukabyumva ukabibahiriza, kugira ngo uzagere kuri uwo mutima w'umuntu. Ntabwo bishoboka, byarabwiwe. Ariko Bikira Mariya we yaravuze ati bazanyita la bienheureuse, c'est la seule, niwe wenyine la bienheureuse. Hirwa we wonkeje Yezu kandi akaba yarahawe ijambo ry'Imana akaryemera kandi akaryubahiriza. Uwo ni Bikira Mariya. Ntabwo bashobora kuba babiri. Nta nubwo Imana yashoboraga kuzana umwana wayo, afite Imana kwimanukira ubwe ngo ize mu muntu
uri umunyabyaha par naissance, ufite icyaha cy'inkomoko, hanyuma ngo amubyarire umwana we avuke ku urya Bikira Mariya ntabwo ari wa wundi abantu bibwira ngo wavukiye wagize gute, no. Mwibuke ikana, nimureba neza muri Luka, igihe Bikira Mariya nyina wa Yezu yajyaga kwa Elizabeti, barakubwira uko uwo mwana azavuka, ibyo azakora, azagenda imbere ya Nyagasani ategura inzira ye. Nicyo Yohani yakoze. Ariko kandi muri Ancien Testament byari byarahaniwe ko ari Eliya uzaza. Yezu yaje kubwira abigishwa be bariya batatu bagiye ku musozi, muri impuzu aravuga ati, baramubajije bati ariko ko byari byaranditswe ko hazabanza hakaza Eliya. Aho mubirebe neza ni muri mu gitabo cy'umuhanuzi, ni muri Matthieu, ni muri Mariko igice cya 9, mugisome noneho masangamo yuko Yezu yababwiye ati nibyo koko Eliya agomba kubanza kuza, noneho agashyira ibintu mu buryo. Arakomeza ageze hirya ati ariko ndababwiza ukuri ko Eliya yaraje, bamugira ibyo bamukoresha ibyo bamukoreye, bamuciye umutwe. Bo bahise bumva ko avuga Yohani Jean Baptiste, ariko kuba yaravuze ngo yaraje bamugira ibyo bagize ibyo bashaka, ntabwo bikuyeho yuko Yezu yari amaze kuvuga ngo agomba kubanza kugaruka agashyira ibintu mu buryo. Kuko iri jambo rya nyuma agashyira ibintu mu buryo, Yohani bamuciye umutwe ntacyo yashoboye kugira, baramuburotse barinda bamwica. Kuvuga ngo agomba kubanza kugaruka agashyira ibintu mu buryo, ntabwo ari ibya kiriya gihe, ahubwo ni iby'igihe kiri imbere, kuko Yezu agomba kongera kugaruka. Ibyo yasize abibabwiye. Iyo agiye kubanza kongera kugaruka, ni ukuvuga ko mbere y'uko azaza hari undi uzabanza akaza mbere ye, Eliya cyangwa Yohani Batista. Nubwo abari bariho icyo gihe bari barize b'abadogiteri muri teoloji, ntabwo bigeze bamenya ko Jean Baptiste ari we Eliya. Abamenye ko ari Eliya ni abigishwa ba Yezu. Noneho tujya ikana mu bukwe, Bikira Mariya nyina wa Yezu
arahaguruka cyangwa se baramubwira bari muri famiye ati divayi irashize. Arabimenya, aragenda abwira umuhungu we ati divayi yashize, kandi baracyashaka kunywa, kandi ubukwe buracyakomeza. Noneho Yezu aramureba aramubwira ati ariko ahangaha bibure zimwe zanditse, hamwe handitse ngo mugore, icyo turebaho iki? Ahandi baravuga ngo damu, ariko kuvuga mugore, mubanze mwumve neza icyo ari cyo. Biturebaho iki? Ati igihe cyanjye ntabwo cyari cyagera. Aha Yezu yavugaga, yahishuraga yuko igihe cye nikigera, Bikira Mariya nyina niwe uzamuza mbere, uzaza mbere ye, uzaza kumutegurira igihe cya. Biturebaho iki? Yewe nawe, igihe cyanjye ntabwo kiragera. Igihe cya mbere Yohani yaramuteguriye, yarigishije muri ntuza, muri dezeri, agira gute, ariko hari ikindi gihe kizaza. Igihe cyanjye ntikiragera. Biturebaho iki? Igihe cyacu kiragera. Ahangaha ndabibabwira kuko muri aya mabonekerwa rimwe ayo nkunze kujyamo abera ino muri Amerika, Bikira Mariya yivugiye yuko yaje nk'uko Yohani umubatiza yaje igihe cya mbere. Icyo gihe yigishaga, yageraga muri desert, nta handi ni desert. Ni ukuvuga ngo igihe yazaga iwacu mu Rwanda, yari yaje ari nk'uko Yohani Jean Baptiste yaje kuburira abanyarwanda ko ibihe bimeze nabi. Mu by'ukuri nimusoma muri Malakiya, ntuza verse ebyiri za nyuma za Malakiya. Malakiya ni igitabo gihera Ancien Testament. Niho avuga ati nimwumvira ijambo amategeko yanjye, amategeko y'Imana, ati nimuyumvira ntabwo bizaba ngombwa yuko haza wa munsi w'udutabo. Icyo gihugu nzakizimya, nzakiduminga, niko bavuga. Amategeko y'Imana uko yayahaye Moyize niyo agize umutima wa Bikira Mariya. Nimusome icyo gitabo ndanga kuvuga igice kuko nzi yuko bakigabanijemo, hari abafite ibice 4, abafite ibice 3, babikoze uko. Ibyo ari byo byose, intuza iyo
verse ebyiri za nyuma nizo zivuga iyo ntuzi. Ushatse wagira n'eshatu, ntuzasanga yuko iwacu twohererejwe Bikira Mariya kugira ngo niwe watuzaniye ya mategeko abiri ari mu 10 yose, turamwangira tugenda tutana bamwemeye ryari ko bemeye ko amubonekerwa yabaye ibintu ibyo yari yaje kutugeraho byarangiye. Ariko yageze aho aza muri Amerika aravuga ati nje ndaje ko nka nyina wa jambo yari yajemo ikibeho. Aha rero nkavuga nti bantu babona amabonekerwa mukayirengagiza, bantu mwanga kumva Bikira Mariya. Bikira Mariya ni izina yenda babigishije bagize gute, niba wemera amategeko y'Imana 10, umenye ko Yezu ariyo yagize burya abiri arimo ntuzi 10, ukunda amategeko 7 yose ya nyuma arimo intuza ukora ukunda undi mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo nta muri aya 7 yose ntaryo wakwica. Niba ukunda Imana nk'umutima wawe wose n'intuza zawe zose, ntabwo ariya 3 wayica. Ayo yose ayo 2 cyangwa 10 niyagize umutima wa Bikira Mariya. Ushobora kwanga kwemera ko ari Bikira Mariya, ariko wemera mu mutima wawe urukundo rurimo nk'uko ruvugwa, nta kibazo wagira. Uretse ko ntumva impamvu wagira ipfunwe ryo kwemera nyina wa Yesu. Kandi ibi ngibi yenda ikiganiro cyaza kuba kirekire, ariko uko igihe cyagendaga kigenda, amadini agenda yisatura, ni nako kumenya neza ijambo ry'Imana byagendaga bigabanuka mu bantu, kugeza n'aho bigabanuka no mu bayobozi b'amadini ya Kiliziya, kugeza n'aho batigeze babwirwa bumva yuko burya ku musaraba Yezu ntiyari ahari wenyine. Nyina mu mutima we yaterwaga inkota nk'uko Yezu akubitwa ku ruhande, yasufuraga nk'uko Yezu asufura. Kiliziya ntabwo yigeze yemera kubyemera, yemera ko Bikira Mariya yababajwe. Nyamara umwana wabambwaga, waterwaga inkota kw'intuza n'umwe, wakubitwaga, wacirwaga, wagiraga gute n'umwe, wambikaga ubusa bakamanika hejuru n'umwe. Washobora gute kunyumvisha ko umutima w'uwo mubyeyi atababara? Noneho kugira ngo uzamenye ibintu byanyuze
byavuye mu ijuru authentique, kuko hari amajuru ni menshi, n'iryo shitani abamo baryita ijuru. Ukaza ukaba ukamenya Yezu muri bya ibihumbi byose barimo biyita Yezu n'ibyo byose, ukamenya Yezu nyakuri ninde. Ntiduza shitani Lusoferi niwe wari anje ukomeye kurusha abandi bose, ubundi kugeza aho yize kwigira umwami Imana. Noneho Imana irambwira iti okay, noneho genda, ibwo guhamagara Michel. Noneho wa wundi ntuza igiye n'imbaraga yari ifite n'ubwenge burimanganye n'ibiki byose, araje akakubwira ati ni jyewe Yezu. Ufite imbaraga zihe, ubwenge buhe byo kukubwira yuko uyu nguyu atari Yezu cyangwa se atari Imana, kandi yigira Imana imbere y'abamarayika bakamwemera, ko 1/3 cy'abamarayika cyose yarakijyanye bakamwemera. Wowe ufite ububasha bungana iki bwo kuvuga ngo uyu naza nzamumenya ko ari intuza, ko ari umudiyabo? Imana yaduhaye Yezu, yaduhaye uzaza mbere, uzamubanziriza. Ahitamo nyina, ko nyina niwe uzamubanziriza, akatubwira Yezu umuhungu we uwo ari we. Waragiye muri culture akabonekera abana, akababwira ibiki byose abana batigeze biga, bakabwira abantu ibyanditse bakanabisobanura. Wowe waragiye mu idini ryitandukanije na rya rindi Bikira Mariya azamo, kuko ntabwo Bikira Mariya ajya mu madini ayo ari yo yose, aza muri rimwe rya rindi yahaye Petero, bashyizeho Petero ngo ariyobore. N'ibyo ngibyo utagiye muri iryo, ntuzagera aho uhurira na Bikira Mariya, kuko nudahura na Bikira Mariya ntuzahura na Yezu, ntibishoboka. Bikira Mariya niwe uzakwereka Yezu, kuko niwe umuzi. Kuko hanze hari ba Yezu benshi, ba Kristo, hari amadini yitwa Kristo menshi. Uwo rero Bikira Mariya uzatwereka Yezu uwo ari we, idini nyaryo, gusenga nyako, kuko Yezu yagiye adabisobanuye byose, ntitwari no kubimenya. Imana niwe yashyizemo amahoro mu ntoki ze, ntabwo ari ayandi madini mutashobora kwibwira. Bikira Mariya yabivuze igihe yazaga abonekera Fatima. Nibanyumvira abo ni Roma Katolika, abapapa n'abaveki bose nibemera ibyo mbabwiye bakabikora, amahoro, intambara ya kabiri y'isi ntabwo izaza. Ariko nibanga Abarusiya
kubera ko nibo bari batangiye impuza iyi socialisme n'ibiki byose, bazanyanyagiza ibyo bintuza hose ku isi. Hanyuma intambara ya kabiri izaza, ibihugu bizarwana, bimwe bizasibanangana n'ibiki byose byinshi kandi byagiye biba, ku buryo wavuga uti ariko amahoro twirirwa turirimba ngo Nations Unies, Conseil de Sécurité, ngo ni ibiki n'ibiki, ibi bintu kuva Conseil Nations Unies zabaho zishaka amahoro zagira gute, ahubwo uko bavuze amahoro niko haza intambara. Habuze iki? Ibyo Bikira Mariya yasabye muri 1929 na n'ubu mu Kiliziya Gatolika ntabwo barabyemera, ntabwo barabishyira mu bikorwa. Tugeze mu bihe bya nyuma, benshi barabivuga, amadini benshi n'ibiki byose barabivuga, ko na shitani izi yuko yashigaje igihe kinini ngo igihe cyacu kirakizi. N'impamvu bigaragara cyane ni uko ikora vuba na vuba kugira ngo igihe kizagere yararangije abantu bose yarabajyanye, yarabatsindiye kubajyana muri ikuzimu. Igihe tugezemo ni icya nyuma. None niba tugeze muri icyo gihe cya nyuma, mukaba mubona nta mahoro ahari, ahubwo mubona amahoro ashobora kubura kurushaho, ni uko mwanze amasezerano, mwanze nuko abantu banze amategeko y'Imana, bateye Imana umugongo. Kwitera umugongo nibyo bizana za etini mu gihugu, za region, za ngo ni twebwe turaba, twabandi turaba, abandi turaba. Abakristo nyabo ntibareba mpunzi, ntibareba mwene kanaka, bareba ahubwo umuntu nka ishusho y'Imana, n'undi nawe akanda mu ishusho yayo. Impuhwe, ukubabarira, urukundo, gufashanya, byose wakwikorera, washaka ko bagukorera nawe ukabikorera undi, nta matiku, nta ntambara, nta rwangano, ntabwo byagombye kubaho. Kandi ibyo byose byangwa n'Imana. Imana yatubwiye ngo tujye twirebera urukundo. Inzira ni imwe, ukuri ni kumwe, n'ubugingo ni bumwe. Bigenderaho bizabaho iteka ryose muri paradizo yo mu ijuru. Nushaka kujya muri paradizo yo munsi y'ikuzimu, niho uzagenda uri mu nzira y'abicana, muri mu nzira y'abangana, muri mu nzira y'abareba abandi nk'abanzi, muri mu nzira yo kurogana, muri mu nzira y'ubusambanyi, muri mu nzira y'ibisinzi n'ibiki byose. Ibyo bintu ni ibya shitani. Abanyarwanda n'abandi banyumva, icyo basabwa muri ibi bihe tugezemo, kuko inkuba zishobora gukubita igihe icyo ari cyo cyose, imitingito ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo igihe
ingoma ya shitani ihagaze irangiye. Imana idasize iti enough is enough. None ivuze iti fini, enough is enough now, nonaha ubu ngubu, utarabonye igihe cyo kugarukira Imana, utarabonye amahoro, nubwo en teori wabaga urwanira amahoro, ariko urwanira amahoro uhetse inyonjo y'urwanga, uhetse inyonjo y'uburozi, uhetse inyonjo y'amatiku, amakimbirane. Bavuga ngo enough is enough, wabigenza. Ni ibyo ngibyo nashakaga ko tuganira kuri uyu munsi. Nizere yuko ntabarambiye, ariko nizere yuko ahangaha nagombaga reka nzabivuga ejo, mbahe ubutumwa Bikira Mariya aherutse gutanga, abwira abantu bose mu byiciro bitatu. Abantu yewe nawe, abihaye Imana bose, kuva kuri papa kugera ku hasi, abantu, abayobozi n'abategetsi mu bihugu, bose barahawe impuzu. Ntabwo yego yaravuze ati cyane cyane amadini, ndabwira y'amadini, ariko cyane cyane Kiliziya Gatolika, ariko asaba yuko abantu bahinduka conversion. Ni ukuvuga ngo haza abamwemera n'abatamwemera, ariko ntabwo bivuze yuko uwo ari we wese wumva yemera ijambo ry'Imana agahinduka, Imana irishima. Reka iyo message irareba abo bose, kandi irahura n'igihe tugezemo. Nizeye yuko tuzabona igihe cyo kuryumvana, uretse ko hari henshi ryagiye rivugwa, yewe mba ntekereza nti abataryumvise baboneraho akanya uburyo bwo kuryumva. Ubwo reka tuzongere ejo cyane cyane kuri iryo jambo. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubana namwe, kandi idufashe muri iki gihe gisigaye n'igihe kizaza. Murakoze.